Iminsi yari ibaye myinshi mwa. Nyinshi cyane kabisa. Nose meze bite man? Shani fresh. Nubibona ko meze neza nta kibazo rwose. Nose ko mperuka unsaba nimero ya Afiya. Byagenze bite man? Kutungiye kumpamagara ngo umbwire ntuza. Man reka nze nkubwize ukuri rero. Man uriya mukobwa man ni umufunga mutwe. Ntakubwira. Ni umufunga mutwe man. Uzi ko namuvugisha kugira ngo basi aname n'iminota 5 ngo tuvugane. Byari atari ndakurahiye. Ariko nicyo nkubwira. Umuntu ufite amafaranga abagomba kwihagarara kandi cyonze cyo. Ari hejuru yawe ntago muri ku rwego rumwe. Ubu ngubu se ari hejuru yanjye gute? Ubwo umufuka wanjye urawuzi? Uzi ukuntu umufuka wanjye ungana? Aho se ntiwambwiye ko mwiganye primaire? Uzi umuntu mwiganye primaire uramushaka he? Nibura kugira mu bana. Umva mbanza nkubwiye. Nibura kugira mu bana. Nuko waba murusha imyaka nibura 5. Noneho kwikofiho. Ntacyo nkwijeje. Nozu nkawe ATM yawe ugiye kuri banki. Ukura arenze 30 cyangwa 20. Umva eze najya kubikuza turi kumwe. Wa muhungu we wakwiceceka none se kankubaza meruka guhura mu nzira nibura ngo urebe ukuntu ameze murebe imyambarire ye none se ubundi nagejeho kugusaba nimero ntari kubibona nyine ukuntu none se kwari gihureba umuntu ukagira amafaranga umubariraho cyangwa ikikira umubariramo iyo wirebye ubona uri mu cyiciro kimwe nawe buri mane reka nze nkubwiza ukuri ngewe amafaranga ndayafite nubwo ntazi ukuntu umufuka wungana ariko nta mukobwa wandusha amafaranga uzanabaza ubu se naba nkora cyane abanirwa nsabiriza go nanjye Tony ndamukunda n'umunsi wa mbere namubonye pe numvaga atagenda Tony yankoze ku mutima ku buryo bukomeye cyane naba ngenda naba ndyamye icyo nkoze cyose mantekereza Tony buriya rimwe mu bakobwa batwajyanye mu ngurube tumana n'igihe kirekire bari mu bantu bangiriye neza ngiye nkubitwa akakabara nambaye buriya ni Tony wakanyambitse ariko go none se wenda ufite uko wapanze uzabana na Tony mufite nuko mwapanze muzakora ubukwe nuko muzabaho ariko se watekereje ko cece no kwirukana mu kazi nanjye akankura mu ishuri urabona ntazasubira mu cyaro ngahagarika kwiga ngiye nzabaho gute none se yanyirukana mu kazi cyari ikiguzi cyo kujya se mukunde wowe se yagukura mu ishuri cyari ikiguzi cyo kuyanga gushyira mu ishuri umva nkubwire ngiye mbona cece bira byose yarabikoreye kwa gukunda wenda agasa nkaho yabivuyemo kuko wari warabuze none ngiriye nama ndumva sinzi amahitamo abara y'umuntu agahitamo uwo babana ariko byose bizakunda dutegereze turebe kuko kigaragara cece yararakaye cyane yarakaye nijoro nkimuvugisha yarakaye yahita nkupa maze kunkupa icyakora yampaye message ngo umwana w'umukobwa uraza kuburi hano no mu kazi tumwinjize no mu kazi ntekereza ko mu masaha make igihe turaza kumubona yinjiye gusa ubukwe bwo byanze ko ndagomba gukora ubukwe ngenda ushigikiye nta kibazo hasi uravuga ngo ikofiye ntuzi uko ingana ngo nta mukobwa wakurusha amafaranga uzi hafi ya buriya iyo avuye mu rugo cyangwa se atashye atega tagisi vatire none wowe uza nakagari singaka uruza waje nakagari none oya umva banza wumve ureba nukuntu risari banza wumve ujye uvuga ngo ndusha n'amafaranga sinkora ubuzamu nge naje nteze moto nako waje ku kagari none warangiza ngo urigereranya nawe none se reka nze nkubwire urumva banza wumve niba ndi umuzamu nkaba naje kuri moto urigereranya nafi yaguto waje no ku kagari none se reka nze nkubwire eregire garubona urumva uzanarebe neza urumva mu bakiri hari ukuntu umuntu abananiwe kwirwa yicaye akatavura ibyo twibitinda ugahita ugatereka nkure ka siporo nzana akantu k'akagari ibyo twibitinda noneho niba ari agasiporo urimo uvuga ngo ufite amafaranga reba igihe tumaze hano noneho nta kantu wari wanagura warangiza ngo murusha n'amafaranga noneho nkorohereza niba ushaka noneho no kumutereta ngewe mpereza amafaranga 30 cyangwa 40 ubundi ngukorera umuti rebe ko bidaca asubundi nkawe koko urabona nsa n'ibihumbi 40 ahubwo wowe uvuga uti ngewe ndaguha 60 urumva
amafaranga si ikibazo akuvuyeho se. ahubwo dore wowe ufite ikibazo cyo ngaho yazane kutemera urumva ngaho yazane njye ngukorera umuti njyewe n'ikarita ya banki ndayigendana urumva wowe 60 ndayaguhereza ariko nkorera umuti amagambo menshi burya si meza nubwo uri boss ariko zana amafaranga urangirize deal ahubwo icyo nicyo nashakaga kuva kare wowe ngora nicyo nashakaga niba unshigikiye ukaba wumva koko nkwiye kubana na Tony umuntu agiye w'Imana yamuteguriye kandi maze kubona koko umwana wanjye na Tony aho ugeze urashigikiwe n'Imana kuko ari mu bantu amaraso yanjye akunda cyane nyemera turwana intambara rero n'ubundi twaguze ikibanza mu mujyi ushobora kuba utabizi nabikubwiye kuri amafaranga ari nagurishije inzu yo mu rugo kandi Tony ari mu bantu banyemereye n'andi mafaranga uretse n'ibyo ngibyo Tony tunamfitiye urukundo kandi nanjye ndarumufitiye sore kanibane na Tony kandi ikindi Imana izaducira inzira umujyi ntituzawusohokamo amahirwe masa ni byiza kandi tuzabirwanira gusa ndishimye cyane gusa uzashishoza ubyitwaremo neza tutazikura amata ku munwa ikigaragara cyo wishimiye Tony nkuko nanjye mwishimiye cyane ni byiza gusa ku bukwe bwanjye biri mu bintu ntegereje biri mu bintu numva Imana izabiduhaye amahirwe yandi yo kumva mfite umuryango nanjye ndishimye ndetse nanjye nzabagize umuryango Tony n'umwana mwiza rero nanjye ndamukunda hari umuntu wo gukomanga ariko reka mukingurire Shabita noneho wumve ngo ibintu byakomeye neza mama yambwiye ngo aranyicira ubu ngubu nawe sinzi nicyo ndumubwire sinzi noneho nuko nzamubeshya shabyo nigize noneho ntabwo ndumusheke ubu mere wawe utarakwishe kiriya gihe cyose urumva ubu ngubu aribwo yakwica noneho nta nikosa rikomeye rigaragara byatuma kwica wamusenze urumva kwica umuntu ari ibintu byoroshye ariko banzira w'umujinya ngira n'aya mahane yose noneho wibaza ayo mama agira ubu ankubye nk'inshuro 3 imijinya yanyu se ubundi njye nta n'icyo yamarira kandi ibihe turimo ntacyo umujinya wa mere wawe watumarira ahubwo buriya Badine ikintu ndi gutekerezaho cyane Badine abaye yaradufashe rikode nk'uko abimbwiye kiriya gihe twabigenza gute kuko ndumva icyo twagakwiye kureba kurusha imijinya ya mama wawe Shabita Badine yamureke kuko byibeshye bikarenga umunwa we nawuca namuhitana nawe arabizi bwenge bukiya ngo mutaye ubu none urahangaye uti ngo wamuca umunwa ubundi ziko yaba yarangije kubivuga twaba tukiramiye iki usigaye urinjije koko ako bita nk'ubwo ninde uri kwitinjije hano none se urumva ibyo uvuga bimaze iki kubera kubona nkubwira ibintu byose tugasangira icyayi tukagira gute nicyo kiri gutuma nyitinjije none se urumva yamaze kubivuga ukamwotsa umunwa ubundi byo byabimaze menyera mufatanya n'ibihe wana ndabona match imaze kukurenga James aragutaye arigendeye ku kazi barakwirukanye meri wawe nawe yakwatatse none umva n'ibintu utangiye kuvuga utitonze rero muri ibi bintu nanjye nagusiga nkigendera ko ndabona bimaze gukomera bifashe indi ntera nitwa John ngice yohereje hanga gugora hari karibu yegora hari murakoze karibu Shabyorere Peter gusa Tani yageze kumbwira ko James yageze kumbwira ahantu aba ariko ntiyambwiye ahariho ngo yaramubujije ndashaka ukuntu nazamwinja cyangwa se simbizi ko nzabigenza kugira ngo ahambwire naho ubundi rwose bitabaye ibyo James aramutse yanze ko dufatanye deal twashaka ukuntu tubigenza tukamushyiraho icyaha tugakoresha ko James nawe si ikimara ku buryo wavuga ngo nawe bizahita bimuhama kuko buriya naho afite ubwenge burenze kuba yarafashe umwanzuro kuba akagenda uyu munsi twari tutazi ahantu ari ntabwo twabyizera
kandi n'uwo tani uvuga nsigaye mbona ari imbeshu ya Calvin, sinzi ko amakuru azaguha ari aya nyayo. ibyo bintu bya Calvin na Tania rwose mba bishyize ku ruhande kuko ibimpagakishije ibintu byo ntibirazamo. Wewe byihoreye ibyo ngibyo nzabifatira umwanya nyuma, sinshaka kubyumva pe. Karame chérie, rero iyo iwanjye y'amasezerano atubahirijwe byose birapfa, bivuze ngo uri kwica buri kimwe. ibyo ntubarije nibize, ibyo ntubarije nibiki ko byose iki cyaryo cyose ngifite kandi nkaba niyizeye ubu ngubu tuvugana ikibazo ufite ni ikihe? Iki tubahirije ngo ni iki? Ntabwo se mu byo twasezeranye byose ni iki wubahirije cyangwa se ni iki wakoze? Wari icyo ntakoze ni iki se ahubwo? Ntumbwira icyo ntakoze ngikore kuko mu mafaranga ndayafite. Amafaranga urayafite cyane. Okay, amafaranga uyafite aho twakumvikana, ariko twumvikane ikindi kimwe. Sino nimba uzi ko nta mafaranga ufite, aho ngaho twaba turi gutugisha. Amafaranga ndayaguha, ariko nawe ugomba kumenyera ibintu kumaze igihe warankakaje pe. Ariko uzi ko nawe wirengagiza. Yego. Erega nanjye kuba ntarindi kukwitaho neza nuko wari umaze iminsi nta kankuriho, nta kashe urabizi nawe, kandi iyo nta kashe imbere yaje rwose nawe urabizi. Ariko ikintu kimwe tutazongera gukora, ntabwo nzongera kuryamana nawe. Ejo utazongera kunkorera irindi bara. Ukorera ibara ritukura ry'umukara ibara ushaka kuvuga ni rimeze rite? Jo, Karame, ni karibu. Twakiriza iki se? Tumva amazi murakoze. Ntacyo nshaka, cyangwa cyo mushaka. Yego. Okay. Ni karibu mu rugo rero. Yego. Nyese gugari hehe ko rero nashobora ko ntekeza ko bavuganye na Cece. Gugu arahari. Go. Gogo. Go. Oui. Hari umuntu ugushaka. Jo. Oui. Niyo bambwiye witwa Jo uri buze ku bana. Yego. Oh, karibu. Mustari. Makuru. Amakuru neza. Nagize ngo umurundi, ndi kuma nta kirundi kikuriho. Oya, ndagerageza ko ndi umunyarwanda. Okay, mu rugo kavukire ni he? Kavukire ni Musanze. Ni Musanze, turi mu majyaruguru. Yego. Okay. Ni byiza. Nanjye mba hano na Goreti, ni mushiki wanjye. Yego. Cece nawe ni boss wacu nubwo adahari, ndake kubizi. Yego. No kwisanzura sinzi uko bisa kose urafata hano amarumu atandukanye barakoreka ko kuruhukira ko mbona ibintu byawe babibitse ko muri fitaga kamwe. Hari umushoferi twazanye nuko abantu babanje yaca ibindi araza kubinzanira. Okay. Urumva se tayari kumenyera intanga uvuye mu majyaruguru? Nta kibazo. Buratetse se muziranye mute? Cece ni inshuti yanjye, turazanye n'umwana mwiza cyane. Shange nishimiye kukubona hano, wenda nzabona tuzatuvugana ubundi Gugu ntabwo avuga. Nzamuvugisha, nzamucokoza. Sawa rero ibihe byiza, ngo mwamuri kuganira. Goreti arakoreka nawe uruhukira, icyo uri bukeneye cyose ubaze Goreti, we ndagize ikibazo bwa murambaza. Sawa, murakoze. Tania rero buriya ntabwo umuzi. Tania ni umutafu. Uzi ko yatwaye murumuna wawe umugabo, none nawe udagiye kumutwara. Herutse guhura nawe inkera mu gitondo cya kare, yararanye na Calvin ari yavuye. Ubwo si byo urumva ntacyo bikubwiye? Sepita nta gusabye imbabazi rwose mureke kumbwiriza nkuru pe, kandi ibyo bintu uvuze biramutse ari byo. Neze gutuma yandike kukubwira izo nkuru kandi ari wowe zireba. Yego byihoreye. Kuko amakuru maze kumva ya Calvin na Tania sinshaka gukomeza kumva ibindi byongera. Bansaza nkata umutwe n'ibyo mfite bindi ntabishyamura. Rero tubive. Ko numva umwizeye ngo niwe uzajya kukwereka aho je musari. Mureke wenda gusaba. Kandi ubundi ibi byose ni mwebwe mwabiteye kutumva neza kwanyu. Ngiyewe mbatume gutera umuntu bwa mujye kumwica. Ngubu rwose muza kuba mufite amatwi mazima umuntu ameze neza hano ikibazo bifitiye. Ngo ibara rimeze rite nda? Naguzi inda waruherutse kuntera. Uzi kuyikuramo ngo byari bingeze he? Ninjye ubizi. Nabyo nkeneye kongera kubona imbere yanjye rwose. Byari binkozeho. Imana izakubaza byinshi. Si ugumaze gukuramo inda zingahe? Nda ugize uti?
maze gukuramo zingahe niko navuze. ubwo se ubwo uravuze cyangwa uraboze ukanahangararira ukambaza ngo maze gukuramo zingahe ntabwo se abo umaze gutera inda ni bangahe wababara n'undi munsi utazongera kumbaza amagambo nk'ayo uko ntera iseseme imbere yanjye Ngewe ndanda nubwo nagira ifamu y'abana ntabwo nanirwa kubarera kuko amafaranga ngewe ndanda ndayafite. ibyo reka tubyihorere kuri ngewe ndumva nta profit mbifitemo rwose hanyuma se ahubwo wazanye angahe wowe uravuga amafaranga ubu mfite igikapu amafaranga yafite ndi nayo. ufite igikapu cy'amafaranga cyane rwose ni nkangahe se basi uyabonye wagira ngo nishe umuzungu. igihe twavugiye kuko aya magambo n'ubundi tuvuze y'ubwicanyi n'iki nta wundi muntu waba uri muri urugo waba watwumvise. reka nta muntu uhari ubona bose ntibarataha ahubwo se kumba nawe waje wambaye nk'ugiye mu misi ugiye ku kazi cyangwa ugiye mu misi ngiye kurera isenga bisanzwe to nta nabashobora cyarelax sinzi ko nzongera no kubikora vuba ko ibyo mfite birampagije kabisa nta mwanya nabona wo kurelax. sabuze ngo nta muntu uhari niko mwabicaniwe ntabwo mwambwiye ngo ntabwo ubwo mwamwishe ntabwo ariko mwambwiye sema ubundi wowe wivanga mu buzima bw'aha ngaha nkandi sema wowe cyo kuzana amahane haba amazi none wowe nakubwiye ko ribi izagukura muri ubu rugo nanangije ndakwiyicira leta izaba ari igijyane ninde muntu wamenye amaraso muri ubu rugo umva ngiye kubonana nawe ibyo wigize ukamuhana hasi none hafite hasi none polisi irabakura hano n'abanje kubereka isomo nta soni igihe nahereye nirwa niteranya n'abantu none nimwe mwishe gugu koko numve iki wowe fiya ngiye kugukoropamo ibintu byose wakoze mbimare mutwe Peter mfungira hariya nawe ugaruka ahangaha gira vuba umbwira uko byagenze dore ariya mahero nayo ngo arahita agenda uracika polisi y'igihugu kavunirwa umuheto noneho nizere ko iyo weekend ari njye nawe ahubwo njye numva twamara n'ukwezi kuko n'ubu no gutumaho nuko nari nzi ko mfite amafaranga arenga miliyoni agera hafi kuri miliyoni 2 ubu ngubu hano. ni byiza amafaranga urayafite n'ukwezi kwashira turi kumwe ariko okay ariko nta kibazo ahubwo ikintu kiriho amafaranga urayamereza komande turi butange ninjye ugomba kuyishura amafaranga ari ngiye afite mu ntoki bino tujye muri chambre ndaguhera muri chambre amafaranga se urayamata ari uko tugeze muri chambre ndayaguha tugeze muri chambre rwose ndayafite tugende kuba mbwiye ko uyafite tugende shiri njye shushu nta kibazo rwose ukwezi kose tuzakuganiriza afiya mbabarira basi nyamaze mubwire umbwire iki none se kumubwira ukuntu byagenze numve byagenze biki umva ngiye kugukoropa ubugome bwose ufite mu mutwe ntamenya aho wavomye mbukumaremo umva ninjye nawe nkurikira hano mu cyumba cyawe nkurikira